Alright, twongeye kubashimira tunabaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube. Ni umuyoboro tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba avugwa, amakuru aba yizewe, amakuru aba agisohoka hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Niyo mpamvu tugushimira rero weho wakanze subscribe kandi nawe tunakumenyesha ko utazigera ucikwa cyangwa se uzahora update ku makuru yose aba agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Ndetse nawe uri umushaka w'imiyoboro turagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo nawe utajya ucikwa n'inkuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Rero twihuse nk'uko mwabibonye kuri iyi cover y'ivideo, naho tuje kubabwira cyangwa se kubabwira byinshi bikomeje kuba byavugwa ku nkuru imaze igihe gisaga cyangwa se kigera ku munsi iri gukwirakwira, iri kuvugwaho, iri gukwirakwizwa, iri kuvugwa n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru biri kugaruka ku musore w'imyaka 20 witwa Ishimwe Thierry, aho yaje kuba yakwitaba Imana yiyambuye ubuzima, aho twababwiye ko ari aho yaje kuba yajya muri iriya nyubako ndende cyane izwi mu gihugu cy'u Rwanda hariya mu mujyi wa Kigali. Ni inyubako izwi nko kwa Makuza cyangwa se Makuza Plaza. Ni inyubako ifite floor zisaga 13, aho bivuga ko uyu musore yaje kuba yajya muri iyo floor ya nyuma, muri nivo ya nyuma, agahita asimbuka aho yaje guhita ahasiga ubuzima. Rero ni inkuru yagiye ivugwaho n'abatari bakeya, twagerageje kubabwira byinshi bivugwa kuri iyi nkuru, ku mpamvu nyamukuru bivuga ko yaje kuba yatuma uyu musore yitaba Imana. Ni inkuru yagiye igarukwaho n'abatari bakeya, haba abayobozi bagiye batandukanye, aho bagiye batanga ubutumwa bwinshi bugiye bwizewe, cyane cyane bwo guhumuriza umuryango w'uyu mwana baje kuba bamuhobora. Rero ndetse n'abandi abayobozi bari kugenda batanga ibitekerezo ndetse batanga n'inama ku batari bakeya, cyane cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda, bavuga ko kuba bakemura ibibazo biyambuye ubuzima atari cyo gisubizo cyo kuba cyangwa se atari wo muti wo kuba bakemura ibibazo, kubera ko nyine baba bateje by'umwihariko ibibazo byisumbuyeho ababa basigaye. Bagiye bagaruka kuri byinshi cyane, aho bivuga ko iyi ari inkuru n'umukuru w'igihugu yaje kuba yamenya, ariko bikaba bitari gushimangirwa kuko ni amagambo y'abantu bari kugenda bavuga. Ariyo mpamvu tubabwira ko nihaza kugira icyo tumenya by'umwihariko, turaza kuba twatubagezaho mu buryo bwumvikana kandi bwizewe, dukoresheje amajwi nyirizina y'umwihariko abyemeza. Rero ariko abayobozi by'umwihariko b'inzego z'ubutabera bakomeje gutanga ubutumwa, nk'uko twababwiye, by'umwihariko bihanganisha umuryango wa nyakwigendera, ndetse bagira n'inama abasore bari mu kigero cy'uriya muhungu Ishimwe Thierry waje kuba yakwitaba Imana. Bavuga ko nk'uko twababwiye kandi ko kwiyahura atari igisubizo cyo kuba ibibazo bihari byakemurwa, kubera ko biteza ibibazo ababa basigaye, kandi nyine ni ibintu byumvikana kuko kwiyahura ntabwo ari umuti wo gukemura ibibazo biba biriho, kuko ari imwe mu mpamvu cyangwa se ari kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu basigaye bagerwaho n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Rero turabashimiye mwebwe twabanye, kandi turabasaba gukanda subscribe namwe mutumva bwa mbere, kugira ngo utajya ucikwa n'amakuru, ukomeze kuba update ku nkuru zose ziri bugende zisohokwa, ku nkuru zose ziri bugende zivugwa, by'umwihariko zishingiye kuri iyi nkuru ndetse n'izindi nyinshi zagenda zitangazwa zigiye zitandukanye, turazakuba zibagezaho. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'izindi nkuru nyinshi ziri bugende zikwirakwira. Ciao ciao.